Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Uyu munsi rero insanganyamatsiko nabazaniye iragira iti ese urashaka gukira? Ni ikibazo. Ese urashaka kuba umukire? Nabazaniye insanganyamatsiko yibaza kuri icyo kibazo, kandi nimba ushaka gukira, ndashaka kukurangira inzira yakugeza mu bukire. Haleluya! Amen. Imana ishimwe. Amina. Ubundi mu buzima umuntu wese yifuza iterambere. Siko bimeze se? Yego. Buri muntu wese yifuza iterambere, yifuza kugira aho ava, kugira ngo agire n'ahandi agera mu buryo bw'iterambere. Imana ishimwe cyane. Amazina yanjye rero nitwa Hatunimana Eric, ndi umugabo ndubatse, afite umugore nkunda cyane n'abana, nkaba nanjye ndi mwene so musangiye gucungurwa tubonera muri Kristo Yesu. Imana rero niho umugisha, nishimiye kubana nawe. Reka dutangire dusoma ijambo, ariko tutarisoma hagati aho ngaho umuntu wese wazajya ushaka kunkurikirana cyangwa se no kumpamagara yambonera kuri 0788555431 cyangwa se ukambonera kuri YouTube channel ukandikamo Eric ubuntu bwa Yesu. Izo nazo ni aderese zanjye, umuntu ushaka kujya kurikirana ubutumwa bwiza, ubuhamya, yabyandikamo Eric ubuntu bwa Yesu kuri YouTube, agakurikirana ubuhamya ndetse n'ibibwiriza. Imana ibaho umugisha cyane. Reka rero twinjire mu ijambo ry'Imana, tubanze tumenye icyo twakora kugira ngo tubashe kubona ubukire. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kukubwira yuko aha ni mu cyumba umuryango w'abahiriwe, kwemera ubuhanuzi, ariko ndashaka kukubwira ko nawe wakwihanurira. Amena. Amen. Birashoboka ko nawe wagira gute wakwihanurira utarindiriye iki abaguhanurira. Amena. Amen. Birashoboka cyane. Si uko dupinga ubuhanuzi, nibyo koko hari abahanuzi b'Imana, ariko hari n'abahanuzi b'ibinyoma batari Imana ba Satani. Ariko ndashaka kukwereka ko nawe ubwawe ntiwisuzugure ukuri, wakwihanurira, wakwiyaturiraho ibyiza, wakwiyaturiraho ubukire bukaza. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Ariko uyu munsi nawazaniye insanganyamatsiko igira iti ese urashaka gukira? Ni iki wakora kugira ngo winjire mu bukire bwawe? Ni iki wakora kugira ngo ube umukire, ube umujyacyubahiro? Ni iki wakora? Ese urashaka kubimenya? Yego. Hari n'umwe udashaka kubimenya, si uri hano? Hari n'umwe udashaka icyubahiro cyangwa ubukire? Nta n'umwe. Imana ishimwe cyane. Rero tugiye kwigishwa n'Umwuka Wera. Haleluya. Tugiye kwigishwa n'Imana ikintu twakora cyatubatura. Imana ishimwe cyane. Amena. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome Abafilipi igice cya 4. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 4. Imana ishimwe cyane. Amena. Amen. Imana ishimwe cyane. Umwana buburi, umwana mwiza utuze, kandi Imana iraguha umugisha, sibyo? Wumva ijambo ry'Imana, wicare hamwe n'abandi bana, mu abana beza, Imana ibahe umugisha cyane. Amena. Amen. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 4, turasoma tugeze ku murongo wa 9. Imana ishimwe. Mukurikirane iri jambo ry'Imana, turi ku insanganyamatsiko ivuga ngo ni iki wakora kugira ngo ube umukire? Amena. Hano twaje kwiga
Imana rero igiye kuduhishurira ikintu ushobora gukora cyatuma uba umukire. Imana ishimwe. Reka dusabe umukozi w'Imana Pasiteri Papa Beza adusomere, azahagarare hano adusomere iri jambo ry'Imana. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 4 asome kugeza ku wa 9. Asome mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma Abafilipi igice cya 4 umurongo waho wa 4. Aravuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yemwe nongeye kubivuga nimwishime. Yemwe nongeye kujya gute? Kubivuga nimwishime. Imana ishimwe. Ineza yanyu imenwe n'abantu bose. Ineza yanyu imenwe n'abantu bose. Umwami wacu ari bugufi. Umwami wacu ari he? Ari bugufi. Komeze umurongo wa 6. Ntimukagire icyo mwiganyira. Ahubwo ibyo mushaka byose bimenwe n'Imana. Ahubwo ibyo mushaka byose bimenwe n'Imana. Kurikire bene data. Mubisabiye mubyingingiye mushima. Mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarinde imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ibisigaye bene data banze mu byumve iby'ukuri byose ibyo kubahwa byose ibyo gukiranuka byose ibiboneye byose iby'igikundiro byose n'ibishimwa byose nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe abe ari ryo mwibwira. Nihabaho ingeso nziza. Haleluya. Ndagira ngo ahantu muhati muri ibi byose kuri iki gice cya 8 kuri uyu murongo wa 8 aravuga ngo ibisigaye bene data iby'ukuri byose ibyo kubahwa byose, urumva hatarimo icyubahiro, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, yaba ari imyambaro, yaba ari amazu, yaba ari abagore, iby'igikundiro byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose n'ibishimwa byose, nihabaho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mugira gute mwibwira. Mukomeze umurongo wa 9. Yego. Ibyo nabigishije ibyo nababwirije n'ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye n'ibyo mwambonanye abe ari byo mukora. Umva kaka, reka umurongo tusubire. Bene data, turi ku insanganyamatsiko igira iti ese urashaka iki? Ese ni igiki wakora kugira ngo ubone ubukire? Imana ishimwe cyane. Amen. Ni igiki wakora kugira ngo ubone iki? Ubone ubukire. Ariko umvirisha, imvuye umurongo wa 9. Ibyo nabigishije byose, n'ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye, n'ibyo mwambonanye, aba ari byo mugira gute? Aba ari byo mukora. Amen. Komeza. Nibwo Imana itanga amahoro, izabana namwe. Imana imugisha, kozi Imana wakwicara.
haleluya, Amen. haleluya, Amen. ariko ndizera kuri kumvisha kuri uyu murongo wa 9 irimo iravuga ngo ibyo nabigishije byose, ibyo nababwirije byose, n'ibyo mwanyumvanye, aba ari byo mugira gute, aba ari byo mukora, ngo nibwo Imana itanga amahoro izabana nawe. Haleluya, Amen. Imana ishimwe cyane. Ijambo ryatubwiye ngo iby'igikundiro byose nihabaho ingeso nziza, ngo abe ari byo mwibwira. Muri makeya, iyo wakijijwe ukakira Yesu Kristo w'umwami n'umukiza, Yesu akaba mu mutima wawe, Yesu akaba muri wowe, amena, agatangira kugukoresha iby'ingeso nziza, amena. Ni ukuvuga ngo iby'igikundiro byose, iby'icyubahiro byose azaba ari byo wibwira. Nihabaho iki? Muri kumva ka? Banza wumve. Nihabaho iki? Ingeso nziza. Akantu muri kumva. Imana yo mu kigo. Nihabaho ingeso nziza, uzibwira ubukire. Nawe niwo bagwanurire ngo ugiye kujya i Burayi. Reka da. Niba warizeye Kristo muri wowe tayari. Pawulo yavuze ijambo rikomeye. Aravuga ngo ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo, ndetse n'ibintu byose, haleluya, n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo, ngo kubw'ubutunzi butagira akagero, ngo ari bwo kumenya nde, ari bwo kumenya Yesu, haleluya, ari bwo kumenya Yesu Kristo. Murumva ubwo butunzi, ngo kubw'ubutunzi, nkunda iryo jambo cyane, ngo kubw'ubutunzi butagira iki, butagira akagero, ari bwo kumenya Yesu Kristo. Nukuvuga ngo Yesu Kristo ukimara kumwizera gusa, gutera intambwe yo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uba winjiye mu bukire. Haleluya, amen. Ubonye ubutunzi butagira akagero, niko Pawulo yavuze. Kubwo ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Yesu Kristo. Rero bene data, icyambabaza n'umuntu utarakira Yesu Kristo, ubu niwe iri jambo cyane cyane rireba cyane. Akwiriye kumwakira yihuse, kuko Yesu Kristo ari we bukire bwa buri wese. Amena, amen. Kuko niwe wenyine wabasha kugushoboza iby'ingeso nziza. Amena, ntabwo bishoboka ko wagira ingeso nziza utarizera. Yego tuzi ko hariho abantu bangeso nziza, kuko ingeso nziza tuvuga ni ingeso idafite ikintu runaka na gitoya ishingiye. Ineza y'abantu akenshi ikunda gushingira ku kintu runaka. Ukaba ushobora kugurira umuntu iyo kuvuga ati nanjye ejo yamurije, ukaba ushobora kugira umuntu uguriza amafaranga yo kuvuga ati nanjye ngize ikibazo yajya gute yamurije. Amena, amen. Ariko Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo udateraniriza hamwe nanjye arasandaza. Utari kumwe na Yesu arasandaza. Muri make nta ngeso nziza yagira gute yabasha kugira gute kugira, kuko ntari kumwe na Yesu. Muri make Yesu niwe wenyine udushoboza kugira ingeso nziza. Haleluya, amen. Rero ingeso nziza niziba muri mwe, mbere na mbere hagomba kubanza kubaho kwakira uwo mwami, kugira ngo uwo mwami atangira gushoboze kugira gute kugira ingeso nziza. Haleluya, amen. Ariko ngo nihabaho ingeso nziza, ngo ibishimwa byose, iby'icyubahiro byose, haleluya, amen, ngo ari byo mugira gute mwibwira. Mbese aba ari byo mwumva ko mufite, muba mubifite. Muba mubifite. Turacyareba ese nakora iki kugira ngo ninjire mu bukire. Birashoboka ko wakwiharurira ushingiye ku kintu byanditswe, ku byo wasomye muri iri jambo ry'Imana. Ese mwemera ko bari ubuhanuzi butavangiye?
hari abantu benshi mbona muri iki gihe batwawe n'ubuhanuzi, usanga bo bakuruwe no kumva abantu bababwira icyiza gusa, ariko nakuzaniye ubutumwa bwiza bukubwira ngo nawe ubwawe wagira gute wakwihanura. Ibyanditswe bivuga ngo iki? Isomye mu rwandiko rwanditswe na Petero, urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, ugasoma igice cya mbere umurongo wa 20, reka mwumve. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye. Nabyumvishe bwoko bw'Imana. Nta buhanuzi bwo mu byanditswe, umuntu batari ubuhanuzi, ni ubuhanuzi ngo nawo uburyo butavanye. Nubwo ari igihe Imana igishaka gucisha n'umuhanuzi, murakabazi karwanira kandi koko ari Imana, ariko dore ubuhanuzi mwifurije gusoma ibyanditswe ari iby'Imana yatubwiye ngo nimukora ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, n'ibyo mwanyumvaye, nimubikora nibwo Imana itanga amahoro izabana nawe. Ni ugusoma ibyanditswe, waragize ugakora ibyanditswe muri Bibiliya. Amena. Icyo gihe urimo winjira mu buhanuzi bwo kuba wowe wagira gute wakwihanura. Ngo ariko mubanze mumenye, urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, igice ni cya mbere umurongo wa 20. Ngo ariko mubanze mumenye yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe, abyumvishe ko ari ubuhanuzi byanditswe bubasha gusobanurwa n'umuntu wese uko yishakiye. Ngo kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu. Nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Haleluya. Amen. Ese muri gukurikira? Muri gukurikira bene data? Abantu b'Imana bandikaga ibyanditswe bashorewe n'iki? N'Umwuka Wera. Mu byanditswe byose ababyanditse ubutumwa bwiza kumva ubutumwa bwa Matayo, Mariko, mbese ibyanditswe byose babaga bashorewe n'iki? N'Umwuka. Ngo ni abahanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu. Haleluya. Amen. Ndagira ngo mbere ku bahanuzi, bantu mukunda ubuhanuzi, ndetse bamwe bakabatungura ari abahanuzi. Banze ukunda ijambo ry'Imana kuko ari bwo bahanuzi. Banze ukunda ijambo ry'Imana, nawe wihanurire ubukire, wihanurire icyubahiro. Haleluya. Amen. Kuko wasomye ibyanditswe. Ibyahishuwe bivuga ngo iki? Mu byahishuweho igice cya mbere, ndagira ngo bereke ubuhanuzi. Abantu batazi ko bagenda n'ubuhanuzi bakirirwa bajya gushaka abahanuzi, bakuva hano barahanura bakirukanka, nta mahoro bafite, kandi nyamara bafite ijambo ry'Imana, bafite Bibiliya mu ngo zabo. Ndashaka kukwereka ko ubuhanuzi nawe ubwawe wakwihanura, kuko ubuhanuzi urabufite iwawe, urabufite muri telefone, Bibiliya urayifite, hari ubuhanuzi wakwihanura. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Ibyahishuriwe Yohana, bisomye igice cya mbere umurongo wa 3, niko Imana yabwiye ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi. Haleluya. Muri kubyumva? Hahirwa ugira usoma amagambo y'ubu buhanuzi. Aroni uri kuvuga si Bibiliya, si ibyanditswe muri Bibiliya. Yumvi. Hahirwa, mwumva abantu bahirwa. Hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi. Hakongera akavuga ngo hahirwa n'abayumva
bakitondera ibyanditswe muri bwo. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. None zira muri kubyumva cyane. Amen. Amagambo aryoshye cyane. Hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Imana ishimwe cyane. Aha twakuramo ingeso. Ese urashaka kuba uhirwa? Urashaka kuba umunyamahirwe? Wakora iki? Wakora iki? Ntabwo twakubwira icyo wakora. Nimba kuri iki Imana iri kugenda kwigisha mu ijambo ryayo. Imana igomba cyane. Aravuze ngo wakumvira iki? Ijambo ry'Imana. Ashubije nk'umunyabwenge. Muri make hano harimo igisubizo. Ibyanditswe biravuga ngo hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi. Muri make nawe nusoma, uzajya ukunda gusoma Bibiliya, uzajya ukunda gusoma ijambo ry'Imana, uzabuhirwa. Hakiyongeraho noneho kuyitondera, kumvira rya jambo wagize gute wasomye. Haleluya. Amen. Iri jambo ririmo hano ryanditsemo rero, uryitonde, urisomye warangiza ukajya uryitondera, we wakwihanira. Amena. Amen. Reka usome mu Migani igice cya 22 umurongo wa 4. Ubundi tutangire turebe ni igiki twakora kugira ngo tube abakire. Imigani igice ni cya 22. Imigani igice cya 22 umurongo wa 4. Imigani igice cya 22 umurongo wa 4. Yihuse wahageze, reka masome. Aha. Amena. Amen. Amena. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Ni igiki wakora kugira ngo ube umukire? Haleluya. Niyo nsanganyamatsiko turiho. Imigani igice cya 22 umurongo wa 4. Ngiye kubarangira icyo wakora kugira ngo ube umukire. Imana ishimwe. Handitswe ngo uwicisha bugufi akagira gute? Akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Oh haleluya! Oh haleluya! Amen. Imana ishimwe cyane. Urashaka kuba umukire? Sibwo mwakurikiye? Ubundi buhanuzi ukeneye nimba urimo gukora ibyirisha, Imana ikurangiye icyo wakora, ni gute ukeneye kuhanuza? Ni gute ukeneye kurwanurira ko ubonye amafaranga, ubonye ubaye umukire, kandi iyi Imana yakurangiye uko ubigenza? Muri kumva bene data? Kanongere isubire mbere. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka. Ni ibintu bibiri Imana ivuze. Urumva? Kugira ngo ubone iki? Ubukire. Yego. Uwicisha bugufi, icyo ni kimwe ugomba gukora. Amena. Amen. Ukubaha iki? Uwiteka. Kubaha Imana. Ingororano yawe ni iki? Ni icyubahiro n'ubugingo. Sibyo abantu tuba dushaka. Sibyo bintu by'ingenzi umuntu aba ashaka. Wowe icyo usabwa ni ukugira gute? Kwicisha bugufi, ukagira gute? Ukubaha Uwiteka. Bituma tudakora
ariko mu kwizera Yesu harimo imbaraga zidushoboza kubaha Uwiteka. Ese reka mbabaza, ubundi kubaha Uwiteka ni gute? Nimba Imana irimo twereka ko dushobora gukora ibintu bibiri tukabona ubukire, harimo kwicisha bugufi, harimo kubaha Uwiteka. Kwicisha bugufi kwa mbere, wenda asobanuye kwicisha bugufi no kumenya ko umuntu wese ari mubi imbere y'Imana mu gihe atarizera. Ubwa Adamu twese tuvukana ububi bw'igicumuro cya Adamu, umuntu utarizera. Ariko iyo umuntu amaze kwizera aba mwiza ku bwa Yesu Kristo. Amena. Ni hahandi wicisha bugufi ukemera ububi bwawe ukamanikira amaboko Kristo ukamubwira ngo mwami, njyewe namaze kubona ko ndi mubi, namaze kubona ko ushobora gukiranuka, nemeye intege nke zanjye, ndakwakira nk'umwami n'umukiza, wowe azaba ari wowe uzajya uzambatura, azaba ari uzabishoboza gukora ibyiza. Aho si uciye bugufi, uba umanitse amaboko uciye bugufi. Icyo ni kimwe ukora kugira ngo ubone iki? Ubukire. Haleluya! Amen. Imana ishimwe. Icya kabiri, kubaha Uwiteka. Imana itubwira ibintu bibiri ibyo turi kwiga. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire, icyubahiro n'iki? N'ubugingo. None ndi kubabaza ikibazo, ese kubaha Uwiteka ni gute? Ninde muntu wabisubiza? Imana igumuje. Kuba waravuga ati mwene data aravuga ati kubaha Uwiteka ni ukuva mu byaha. Hari undi muntu ufite ukuntu abyumva? Tudatinze, ubundi kubaha Uwiteka turabisoma mu Migani, maze mumenye iki. Kubaha Uwiteka gute kugira ngo twinjire mu byiza, twinjire mu bukire, twinjire mu cyubahiro. Haleluya. Kubaha Uwiteka, reka tubisome mu Migani. Mu Migani igice cya 10 umurongo wa 4. Mu Migani igice cya 8, mu Migani igice cya 8 umurongo wa 13. Arahageze basomere, some cyane. Mu Migani igice cya 8 umurongo wa 13 tugiye kureba uburyo twakubaha iki? Twakubaha Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Soma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo kubaha Uwiteka, kubaha Uwiteka Yego. ni ukwanga ibibi, ubwibone n'agasuzuguro n'inzira y'ibibi n'akanwa k'ubugoryi nibyo nanga. Imana imwumvishisha ngo kubaha Uwiteka ni ukwanga iki? Mwakurikiye bene data? Kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi. Haleluya. Amen. Kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi. Niba ushaka kubaha Uwiteka, irinde ubusambanyi, irinde ingeso mbi zose, irinde ubusinzi, irinde gutukana. Haleluya. 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 Abantu mwihangane mu kurira, umwana nakunanira mujyane hanze, muhoreze hanze. Amena. 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 Mukurikire bene data. Iri ni ijambo ryahindura ubuzima bwawe. Ni ijambo ry'Imana. Sibyo se? Kandi ijambo ry'Imana rihindura ubuzima. Yego. Kubaha Uwiteka tubonye ko ari iki? Ari ukwanga ibibi. Ijambo ry'Imana twasomye mu Migani ryatubwiye ngo uwicisha bugufi